uyu mudamu Irene ntabwo nshaka kumuvugaho cyane, ndavuga kuri Sano kuko niwe cyamamare, niwe musitari. Uyu nguyu we wundi ntabwo ari umusitari. Uyu mubyeyi ntabwo umuntu ufite famiye, ufite abana. Uyu mudamu arambyaye, ntabwo ngiye nakora ikosa kameme, ntabwo nakora ikosa yo kujya kuvuga umudamu nk'uyu nguyu, mama nk'uyu nguyu. No, she can be like my mom. Reka ndi umwana muto. So niyo mpamvu ngiye ndivugire ku cyamamare cyacu gusa, ni mpamvu turibaza ni iyihe mpamvu umuhanzi nka Sano w'umusitari umeze gutya ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, agakora ubukwe bw'ibanga, ahindutse Stromae. Kora wakoze ubukwe kandi Stromae nawe byari official, yarabitangaje ubukwe, yarabutangaje. Mama yake na muzana mama bro. Ikintu gitunguranye kurusha ibindi, mama w'uyu mujene yarapfukamye aramubwira ati Sano rekeraho, sigaho. Ati sigaho. Sano aravuga ati twumvikane, muraho neza cyane, ndabasuhuje, nanjye nejejwe no kubatumira mu bukwe bwacu. Kuza kwanyu ni umunezero kuri twe, muzaze twishimane. Iyi invitation, aha ngaha niho Sano adusubije mu bihe bye papa. Aha niho Sano adusubije mu bihe bye na Cadette. Ati ntihagira umuntu n'umwe ubimenya. Noneho njyewe nuko naze kuvuga rumors cyangwa the information comes from people cyangwa mu bantu bavuye iruhande, atari ko gasuka ari ku bantu urumva ngo noneho hari nyuma kumbita story, urukumva ko ati iyi story rapfuye ndabikorane, ariko muzana wa mukobwa wo mu diaspora ka Cadette Cadette nubwo mbona abantu basezerera Cadette ngo nagapozompo nyine bagahamije bro. Uyu mujene ni umu master planner. Ahangaha ku makuru mfite, ahangaha kambereke nuvuga ngo ahangaha, wait a second, ahangaha Sano uyu mudamu yarakibana n'umugabo we papa. Ahangaha, thank you for this precious time you have given us. Sano aravuga ati katika jina la Yesu Mungu ananiambia wewe ndio bibi yangu. Uriya mugabo mwabanaga ntabwo ari wawe, ni njye wawe. Haleluya. To listen from you, to hear from you. We thank you for the Holy Scriptures that show us who we are, that show us what we have. Ntabwo ari game. Ahangaha uyu mudamu batangiye bakorana ibiganiro byo mu itorero. Sano aravuga atari ku mwuka, arambwira ko ari njyewe buriya. Haleluya. Noneho bro, birangira Sano aragenda pa mu rusengero ararahira, urukumva. Ariko uyu mudamu yabanje gukora divorce. Uyu mudamu nyine Sano yaragiye. Buriya Sano buriya umuntu atungwa n'itungo afite ukene, ufite itungo rikakugoboka. Sano ngo afite umunzenze, buriya ntimukumva amarira ya Cadette muribuka Cadette hano. Cadette umva umurenge mu masezerano nawe by'inyuma, nta kibazo niba ari inyuma wasubiza ibyanze kuko narabiguhaye. Kandi Cadette yafashe amafaranga akora investment muri Sano, ifaranga rimushyiramo. Sano aragenda mu muhanzi w'icyamamare. Turi kumwe? Urumva? Cadette aragenda, uyu nguyu aba umuhanzi w'icyamamare. Birangiye nyuma y'ahangaha Sano ikintu yakoze, yaragiye araruca ararumira. Cadette arabwanuka ararira koko. Umva, ubwo niba ari n'ukuri dukore divorce birangire, ariko reke kunyica umutima bingana uku nguku. Ntacyo nta kosa nakoze, nta kintu nagutwaye, ntaragututse. Uritora gusa kuko ugeze ku cyo ushaka, ugaragaye neza mu bandi, umenyekanye nawe ubaye n'umusitari. Umusitari se buzakumarira iki bw'ibinyoma, bw'ubujura, bw'ubwicanyi, by'ibintu bidafite 12. So Sano he's back. Nyuma y'ibyo ngibyo byose, the man is back, the God is back. Sano agarutse mwenyewe n'umugore w'abana batarongera rongo yundi. Uyu nguyu na mu minsi mike yaramuti bishanga. So Sano ikintu kitunguranye n'icyo tuvuga kuri iyi nkuru ni gute
ngo ya made in Rwanda. Noneho ikintu cyatangaje kurusha abandi ni iyi nkuru y'uko Sano ni ukubera iki nk'umuhanzi w'icyamamare Sano wamenyekanye uririmba gospel ufite abantu benshi bamukurikira yahisemo gukora ubukwe ariko akishimangira ku bantu be kadasohoka agasaba ko iyi nkuru cyangwa iyi invitation nta muntu uzigera umenya ibi bintu, nta muntu we ugomba kubimenya, idashobora guhinguka ahantu. Ariko rero baravuga ngo inshuti ni Yesu, niyo mpamvu muri mwese nta nshuti mfite kandi inshuti nzigera nyira. Impamvu nta yindi, I do not trust you bro. Ni ukuvuga ngo Sano amakuru mfite yarobanuye inshuti ze magara z'akadasohoka. Niko rero muri izi nshuti imwe yayibeshyeho imwe yibeshyeho, urukumva, imwe yibeshyeho iragenda imuta ibyapa, ibintu byose abishyira hanze. Ati Mr. Player, ariko Sano muramuzi, ariko Sano muramuzi, hano bari kumubaga. Sano muramuzi papa. So rero mu yandi magambo ati inshuti ni Yesu, trust nobody. I said trust nobody. Ukuri kw'Imana, ntukagira umuntu n'umwe wizera papa, ntuzagira umuntu n'uyu n'umwe wizera. Ukuri kw'Imana inshuti ni Yesu. Nguwo Sano wanyu, nguyu Sano muramubonye. Hano warenzaho iki? Ndashaka muntizeho gatoya, muntizeho gatoya, ndaje tugiye kwinjira mu nkuru nyamukuru. Where is it? Murayibona? Give me a second. So aba YouTubers, niba uzi kuri mu YouTubers nyandikira, ntabwo aburi mu YouTubers ahangaha mwaje kubyagira gufata content udafite nimero yanjye. Nyandikira ngukubita inkuru irambuye, nyandikira ngukubita inkuru irambuye. So ndatekereza ndengenza ahangaha naba ngiye kugira ate kwisubiramo nonaha, kandi inkuru nshaka kuyivuga mu buryo burambuye. Ndatekereza ko nyuma yaha ese where is this key? Tapfuye chore, where is it? Muntizeho gatoya, tapfuye. So ariko abantu mukunda gutera gatebe, abantu barakubise baraje. Nemuretse gato YouTubers, reka mbasabe ubundi iyi ngiyi tuyigire ku mutwe w'amagambo, iyi ngiyi tuyigire headline. Bahaye amafoto, bahaye everything, mu mwanze mwa uploading ibi. Nimumara kwa uploading ibi ngibi munyemerere, urumva, inkuru tuze kuyivuga irambuye. How about that? Bahaye iminota irenga 30, ikiganiro kirabonetse, mugende mwa uploading. Sano master player, he's a master player. Reka noneho mugende mwa uploading kano gace, noneho ndaje mu kanya inkuru tuyivimuzi. Ntimubure